mama kumfite ibyiyumviro by'undi kubo yaba ari we mama. Nibyo umuntu rero wahitanye ubuzima bwe ni umuntu pe we wa hafi bigaragara ko yari yanabiteguye kuko yabikoranye ubuhanga ku buryo bigoye no gupfa kubona akamenyetso akariko kose. Nta kimenyetso n'ikindi gishobora kugaragara no ku maboko ye nehe hose. Yagerageje guhisha ibimenyetso. Ni umuntu we wa hafi, ni umuntu wari umuzi, ni umuntu rero bigenzuye. Ubu ni ndambu ubona umwayibonye. Ntabwo bishoboka. Kubyakira biragoye. Gusa kubahumuriza hari leta twamusanganye. Iyo leta rero turatekereza ko hari ikindi kimenyetso ishobora kuduha, hari ubundi bufasha yaduha kugira ngo tubashe gukomeza gukurikirana. Ntabwo turayigenzura ariko nabyo ni akazi kacu. Turaza kubikora tunabishyikirize inzego zishinzwe umutekano zibyiteho. Kuko mukomeze mwihangane pe. Humura ku buvandimwe wawe. Ubuzima bwanjye bukabije. Urakoze reka dutegereze none se umurambo waza kuwubona cyangwa dutegereje. Ndaje ndebe iby'ingenzi hanyuma mbakore ko gahunda ziri gukurikirana. Urabona ko nawe wari uretse wowe kwihangana. Nanjye banakipfiraga. Wireka kurira. Ihangane tuze siko turwana urugamba. Tumenye uwakoze ibi bintu. Namushyize urarwara nikomeza kumera gutyo urarwara sibyo kandi ni wowe wenyine ukenewe sibyo pe mbabarira utuze uraza kurwara sibyo kwituza uraza kugira ikibazo Jay. Bya bintu warambwiye ntuzanire mu mujyi. Nagiye kuri shop nsanga bagize uti bakoze command. Oya, ntago byaje bizagera maybe on Friday. Hari igihe bizaba byahageze. Urihangana rero suko nta rifite gahunda kwikuzanira. Ahubwo nicyo kibazo cyabayeho kandi ari amaduka yane nasanze bafite bya fake. Nta kibazo nzatekereza kandi wibuke ko nyine ni telefone. Oya nta kibazo nabyo ndabizirikana. Isura sute mu mutwe none uko ndiba. Nashyizemo ibituta. Umusatsi wari utangiye gucika. Yeah. Se papa ko nabonye mama ari umuntu yagiye gutabara kuko mutajyanye. Ejo yaritabye kuri telefone wari umushuti we witabye Imana. Nzi ko uri bujyane kuko utagiye. Sorry. Ntabwo bo hari tugabonana na ngomba kubanza nkanyuramo ariko suko ntabizi cyangwa se ntashatse ko tujyana. Nindusoza ndibuze kugenda musanga ariko mu gihe ntaragera abaduhagarariye nk'umuryango nta kibazo. Okay. Hari ikibazo wari ufite yose? None musabye ko tujyana. Oya, abo nangize amahirwe. Yuza kugenda se urabizi ko
ndimo rategura isafari next week kandi iyo ndimo kwitegura nta wundi mwanya mbafite ko twakicara tukaganira. Cyane cyane ko ufite ibibazo byinshi, dad uzagaruka ryari, uzanzanira iki, gahunda zanjye z'amashuri bigeze yeye n'utundi tubazo twose ushaka kumbaza. Kimwe rero mu byatumye kuba ndi mu rugo this time no kugira ngo tunabyo tubiganireho. Suko wenda niko bimeze nyine ni ukwihangana. buriya ibintu byancanze pe ntabwo ndasobanukirwa neza ko umuntu yaza akanyuga undi igihe tugezemo n'ibintu byabaye muri iki gihugu umuntu agatinyuka akongera agatera intambwe akajya kuniga umuntu. Erega nubwo leta twigisha umunsi ku wundi ntabwo twese ko twumvira rimwe. Kubona uwo muntu koko si ubunyamaswa. Buriya mbawushize ku ruhande kugira tubashe kwiganirira. Ariko cyari ikintu ushaka kumenya. Uriya mubyeyi wari wamubwiye ko umwana wabonye neza ko atari uwawe. Nari ntabizi ariko nacyo kuribuka nanjye neza ko umwana ageze imyaka 18 umuntu ushobora guhita afata ako kanya amufata amushyira nanjye nagira ngo mbashyire isoko ntangiye kujya nibura mbyakira kandi sinanamurenganyaga ahubwo nari kakantu ka kibyeyi ukureba umwana ukamuzi ukamuhehera ukamuteka ukamugaburira ntabwo kandi ntabwo byari byose ahubwo ni umugore wakumva wapfuye kandi yari muzima ni inshuti yanjye ni nk'umuvandimwe wanjye ntabwo nanjye birangiye. Yego ndabyumva ariko nanone ntabwo ugomba gusiba gukomeza kumwereka urukundo. Ugomba gukomeza ukamwitaho ukegera umuryango ukaba hafi mukabana. Ibyo byo ni inshingano zanjye kuko ndi inshuti yanjye. Uriya mwana we nta kosa afite, nawe yisanze mu bintu atazi ariko agomba kubibamo kandi mugakomeza mukamwereka urukundo mukamuba hafi mukamukomeza, ntabwo mugomba kumutererana. Niyo mpamvu rero ngiye ngo kwisabire uriya muryango genda ube hafi ubuganirize. Ariko ndibuze kujyaho tunindangiza tugana twanye mfite kandi kubitewe n'iminsi mari buze kumaromba ngomba kujya mu kiga umaze kugera mu myaka ngomba kugera gutse kuba hafi yawe cyane kugira ngo mbashe kuganiriza ubashe kugira orientation nziza mu minsi yawe iza kuza. Kintu nashaka gusaba nshaka gusaba amafaranga y'indi make ko arabashitange twiganye muri high school afite trip rero muri weekend muzerikeze ko tujyana muzageze Gisenyi ariko no kugenda mu gitondo nyine n'ingora tukagana azafata bisi. Trip zizagamije iki? Just kuganira enjoyment gusa. Okay, ndaza kubireba ukeneye nkangaje 50 si menshi. Harimo n'amatike no kurya byose. Muri se contribution nyirizina muri trip nangaye mwapanze nawe 30 hanyuma 20 neza amatike yose. Wigeze ubwira mama wawe? Oya mama nabonaga ari muri ziriya stress ziwe. Niyo mpamvu ubanje kubwira ariko ubwo nawe pose nzamubwira. Ugomba kugana na mama wawe nawe ugomba kugira ikibazo cy'amafaranga. Ikibazo n'umutekano wawe uvuye mu rugo ugiye mu biki? Mbwira uyebaho kumbwira ndakumva. Ugomba kwikuramo ako gahinda ndakumva. Urazi ko igihe waje gufata ibipimo nakwakiriye neza ndetse ngerageza no kuguha ibisubizo bya nyabyo nawe twaraganiriye. Rero ntabwo nagutererana muri ibi ngibi. Kandi ndumva umutima wanjye ndumva ngiye kuruka kuko nanjye ubwanjye ni umupfu ugenda
oya komera biraza kubeshywa mu myaka ingana kuriya. oya komera cyane ndabyumva pe ndabyumva Umwana wanjye nanjye aramugeze mushyingo. None wari ugize amahirwe abonye umwana nawe aritabaruye. Ibyo nakubeshye. ako se kwiki ugomba guhita umumuha ugomba guhita ubimubwira basi akagenda azi n'iyo nkuru. si ibintu ugiyemo ni ibintu biri buze kugufasha n'ubundi mu buzima cyangwa ni ibintu bishobora kukwangiriza ubuzima nizo mpungenge tuba dufite nk'ababyeyi bawe ariko ikijyanye n'amafaranga ndazi kugikemura kugikemura nimugoroba nintaha ndabikoraho ntacyo ndabikoraho wakoze ibiki umunsi gatuma unanirwa bibera ako kagenda kubera izuba ryari riri hanze. ese uracyaga muri siporo njyayo cyangwa watumye nishyura amafaranga muri mandazi uryamye aho ngaho gusa nshobora iminsi y'amayaga y'injya waramamagara ukamubwira imodoka rero njyayo ntabwo nabura kujyayo. uratumye nishyura amafaranga yanjye apfa ubusa hari ibindi muntu na nimugoroba ndaza kujyayo. uracyakorera ahandi Ese nari nzi ko agira gupfa. Aho bituma icyaha kinjyana numva ko ndi humura inzira ntabwo ibwira umugenzi Ntabwo ari njye wabikoze. oya humura nshuti yanjye nanjye narashutswe narabeshywe sinjye wabikoze. Ntabwo ako kanya nawe urambwira umwana nahetse ukuntu nari kubyumva nahita mfata umwana nkamutanga buriya uyu mubyeyi nubwo atabarutse ariko umuryango urabizi neza ko umwana ari uwabo barabizi. nyine ubu n'igihe ugiye gusigarana akanyuma reka muri ibintu nakize murabe nakira nta gahinda ugomba kugira kuko icyo ngusabye ni ukuba hafi y'umuryango w'umwana ufite umuryango w'uriya mwana ukababa hafi nubwo umufite ariko nabo bakabona yuko mwubatse umuryango umwe mwubatse ubumwe mukagumana mukajya musora ndetse umwana ukamureka agatembera akajya mu muryango wawe bakamumenya bakamureka sibyo komera reka n'ubundi nkomeze ngo arahitaga bakamubwira kandi ukomeza ukomera cyane sibyo uriya mugabo se wanabafasha neza nta kibazo nta kibazo aragerageza. bwagenda ugiye muri gahunda zawe nanjye mu kanya ngiye kwitegura mpite ngenda nyamara utwo tubazo mbone kujya kureba ibyo bya mama wawe bagiyemo byo gushyingura umuntu Yes, Kimasa. Ukuntu gahunda rero zimeze. Ntabwo nyumva. Akwagira ntwari network tukavugana uri mu bicyuho. Ko mbona ubu utari tayari mu kazi. Uburani bwana wewe. Sawa. Ukuntu gahunda zimeze. Hari umuntu witwa Queen nshaka ko munshimutira kandi mwirinde nagira ikiri kintu mukoraho mwebwe bishene bahanye kumushimuta ntabyo kumwica Kimasa uramenye nagira ikosa mukora wanyumvishe oya nta kibazo mwe musoza gahunda ndabaha map ukuntu imeze mu kanya nyuma y'isaha cyangwa isaha ebyiri ndabageze kuri office yanjye
ndetse nguhamagara unsangiye hanyuma nguhe ibikoresho bikenewe sawa okay. Fabio bigenze bite? Sinabwo ugeze umenya amakuru. Oya. Kalisa yapfuye. Ko? Kalisa yapfuye kandi apfuye urupfu rw'irabirana pe. Kalisa yapfuye? Ubuye buryo se? Babanje kugira ngo yiyahuye ariko bamupimye basanga yishwe. Yishwe? Aze no kwimana. Aze Kalisa kakanya. Akaba yishwe nande se? Ndabizi. N'abajura se barimo baragaragaza ibipimo. Sinajya ngo mubeshye njye mu mutima wanjye ndabukeye ku mugabo wanjye. Fahari yamara kumenya amakuru yose. Ni kwa Kalisa apfuye. Ntekereza ko yaba ari bo babigizemo uruhare. Akamwica se rero babyara. Ese nta kintu ndetse niba yarabashije kugurana umwana agakora biriya bintu akashyingura umwana wanjye akamuhamba simbimenye imyaka 18 akaturisha ibintu bingana kuriya utekereza ko nakwica umuntu atabikora ese kugamana kuri Joseph bakagera aho bakora ibintu nka biriya Kalisa akamara imyaka ingana gutya ko nta mwana afite kandi yari umugabo we bararyamanye yaramuteye inda urumva ko umwica ari n'isegonda yamurebera ibyo biri kubyo biteye ubwoba cyane ikintu y'ubwoba kuruta ibindi byose bamunize pe kandi bamunize bamubabaje n'ikintu y'ubwoba reshize ndi gutekereza umwana wanjye naho mbwira Joyire ukuntu naramuka amenye yuko yari nyina akagera naho akamenya ko yishwe uriya mwana nzamusobanurira biteye ubwoba ako kababara n'agahinda umwana wanjye ese umva umwana ari ikindi kintu azatekereza none akamenya ngo wenda nitwe twabigizemo uruhare agakura mu buzima bwe icyo kintu azajya ahora akibuka atabandeze ari ababyeyi banjye nibo banyiciye umubyeyi wenda mbyemere nta kosa mfite pe ntabwo ibyo bintu yabitekereza kuri wowe ese hari ikibazo na kimwe kwishinja rege wireba hano hafi tekereza ubwonko bw'umuntu ariko uramubyeyi ararenganye ese umuntu mwishimye iki urumva ayo makuru atari amakuru akomeye wenda yari yanabimenye yuko wenda simbizi ikirezi byanjye nanjye ubwanjye ni mu mutwe ugiye guturika Fabio nk'umbwiye igiteye ubwoba arapfuye aka kanya hari hakiri kare pe ntabwo yari akwiriye gupfa mbese yaba ari umugabo wabikoze yaba afite ubuhe mupanga wenda atanamenye ko uriya mwana yari uwe icyo kintu nacyo giteye agahinda yaba abizi yaba agahinda apfa agahinda gakomeye cyane ngabibaze umwana azakura nawe n'imfubyi ye nari nzi ko ari umwana wanjye pe ariko ubu nabo azakura nzi ko ari imfubyi none kumva ngo ababyeyi be bamureze nabo bishimye cyokoze akamubwira ubwo urumva uwo mwana azabaho ate umwana nabaye victime w'ibibazo koko ese ngewe ndazira ikibazo ikintu giteye ubwoba cyane niba kuko ari umugabo wawe ubikoze ni iki kiri buze gukurikira ngewe ndi kumukeka ku giti cyanjye mbese ninde wundi muntu wa imyaka yose Kalisa yabaye ninde muntu wundi watinyuka kuza kumurika wenda umugabo yaranje kukumbura ukuri ko byose mbizi aragerageza ajya kwihimura kugira ngo ukuri kutajya ahagaragara ahubwo nawe urabugira imenge guhora wiziga gusa nta kintu namubwiye ibyabo none se yaba abimenye ate izina ry'Imana ntabwo mbizi rero ese umubyeyi yaba agiye ate muje kujya mu gihirahiro byangije nk'ubukombe bwinshi hari ibanga umenya hari ukicwa ibyo byandetse mpangayikishijwe n'umwana wanjye yego nyakwigendera nawe Imana imwakire ariko noneho ubu rugamba ngiye gusigarana
ese kuko nisanga ari umugabo wanjye wishe we tuzabana ibyo bintu nzabyakira gutereje no kubisengera niyo wasenga icyo gikomere uri ko cyumva umwana wanjye akaba baragiye kubana nako uri kukumva ingaruka z'ibintu bigiye kuba ndende ese ninde mama ko mfite ibyiyumviro by'undi kubo yaba ari we mama kubo yaba ari we mama ese yaba ari we mama turi kumwe niyumva bidasanzwe igarurira amarangamutima yanjye